Ariko yari kumbwira ngo yambonye ngarankunda. Yego ndamusengera. Yego. Undi ni umupapa ngo Gisenyi. Yego nawe naramusengeye. Yego. Ni benshi cyane. Mbese ni benshi. Nkabasengera kugira Imana bakize kandi bagirire neza. Yego. Bakubwira ibyifuzo bafite se cyangwa Imana iguhita ibikwereka ko kayibabwiye? Ibyifuzo bafite. Iri kubinyereka nkabibabwira. Yego. Bakavuga ati ahubwo iri mu mavuta. Amen. Hariho nundi wanyakuye ari kumbwira ngo hari umuntu wanyakuye ngo ansengere ngo ndamubwira nti Kararisa nkarimo kunsengera. Yego. Hari abandi banditse katunye muri comment ho gatoya. Uyu mukobwa arimo Imana ndamukunda. Amen. Nawe ugira icyo umubwira? Yitwa Rukundo Olivier. Nanjye ndamukunda cyane. Yego. Badafite abana mbifurije ko mugiye kubana abana kubera Imana. Haleluya. Haleluya. Mani bagirire neza cyane kandi Imana bakomereza amaboko. Aho ubona nta nzira nawe ubona nta nzira zacamo Imana yarabishoboye. Ndasengera abamama, ndasengera abakobwa, ndasengera ndetse n'abapapa, ndasengera n'abamama. Uwiteka ndakwinginze ngo waza kwifuza kwabo. Ntabwo ujya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, abe mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana muri bane namwe kandi baho umugisha. Reka nshimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nitwa Tumimana Concorde, nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu imbere ya kamera nabazaniye umutumirwa, umukobwa mwiza, umwana ukiri muto uriho amavuta y'Uwiteka. Nicyo umuntu yirata, kuba umuntu afite agakiza nicyo yirata, naho ibindi byose bizashira. Yego, tumuhaye ikaze, ni karibu. Murakoze cyane. Yego, ngereje ugire courage, ugire vibe. Nk'ibisanzwe byose. Amen. Mazina yanjye ni yayandi Uwimpaye Kararisa. Yego. Umukobwa ushima Imana. Birenze iby'Imana duhana umugisha. Murakoze. Yego, reka dutangirize n'isengesho ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Waturinze tutaraba kurindwa, waturinze turi abanyabyaha, izina ryawe nirishimwe. Ngaho nyaguhora ku ngoma, iyi saha ya none ndaguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye. Uwiteka ndaguhamagaye kugira ngo uzubane nanjye, uhagarare mu ruhande rwanjye. Komeza ubane nanjye kandi ungirire neza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Undebe ureke kureba ari abantu batakujijisha. Bari kunjijisha wowe. Oye ureke kubareba we unyirebere sibyo, ninjye turi kwiganirira. Wowe bari ubareke undebe sibyo, ninjye turi kuganira. Amakuru ni meza. Umeze neza? Mwifurije icyumweru cyiza, umunsi turi ku cyumweru. Yego murakoze namwe. Mikoro yegereza ubuganga abantu bumve. None se ushize ko twakwanye ikiganiro ufite morali, ubu morali yagiye? Ndayifite. Oya ntayo Karari. Ndayibagaragariza mu kanya. Umuntu se wayibitse? Ndayigaragaza. Oya mbwira ahantu wayibitse ngo uhuruke kuyireba. Oya ndayigaragaza. Ni hehe? Ndayigaragaza. Wayibitse? Ndayifite. Ntaho yagiye. Yego. Ubushize twakwanye ikiganiro warakirebye? Yego. Wabonye uko nanditseho? Yego. Nanditseho ngo mbihamije manitse ikiganza n'ukuri nge iyo nguhanuriye bisohora vuba kuko Imana yangiriye icyizere. Yego. None ko nta murari icyizere ngo cyatakaye?
ndayifite. Yego, tujye muri vibe kabisa. Hallelujah. Amen. Nangize ngo hari abanditse bagutuka cyangwa guhamagara bagutuka ngo niyo mpamvu wacitse intege zo kongera kugira. Oya. Bari kunyakora banyishimiye cyane. Benshi cyane mbese. Bewe guhamagara bakakubwira ngo ikisi. Ni benshi cyane usubu namenye ni benshi. Nibura nka 5 baguhamagaye bakubwiye ngo iki. Wa mbere ni wo muri Zambia. Yegereza mikoro. Wa mbere ni wo muri Zambia ni umumama. Yanyakuye ari kumbwira ngo yambonye ngarankunda. Yego ndamusengera. Yego. Undi ni umupapa ngo Gisenyi. Yego nawe naramusengeye. Yego. Ni benshi cyane. Mbese ni benshi. Nkabasengera kugira Imana bakize kandi bagirire neza. Yego. Bayo kubwira ibyifuzo bafite se cyangwa Imana iguhita ibikwereka ukabibabwira. Ibyifuzo bafite. Iri kubinyereka. Nkabibabwira. Yego. Bakavuga ati ahubwo iri mu mavuta. Amen. Hariho nundi wanyakuye ari kumbwira ngo hari umuntu wanyakuye nga nsengere ngo ndamubwira nti Kararisa nkarimo kunsengera. Yego. Yego. Ati ntago nshaka undi nge nshaka nishaka Kararisa. Yego. Ari ndi mu mama nawe uri muri Zambia uyanyuze mu gikaranga ati konkoro wakoze kuzana Kararisa. Ngo njye nikundira ibikobwa bibyibushe. Ubura wasanga ari umumama. Ni umurundi akunda kubita ngo muri ibibaju. Yego, abakobwa babyibushye ngo ni ibibaju urumva. Ubwo reka mubwire ko ikibaju cye nakigaruye. Kandi ubwire ko mukunda. Ikibaju cye nakigaruye kugira ngo muganire, sibyo? Hano hari abandi banditse katunye muri comment ho gatoya. Uyu mukobwa arimo Imana ndamukunda. Amen. Nawe ugira icyo umubwira. Yitwa Rukundo Olivier. Nanjye ndamukunda cyane. Yego. Uwitwa Kwizera Adeline. Ariko pe Kwizera Adeline ndabizi kwikirana ibiganiro byanjye uko ibiganiro byinshi ushyiraho comment. Ariko uzambabare nimero yanjye aho ngaho. Nshaka kuzaganira nawe ushaka ngo tumenyane. Nukuri n'umukunzi wanje ibiganiro byose arabireba kandi agashyiraho comment. Kwizera Adeline rwose ahuri unyandikire kuri WhatsApp nanjye nshaka ko tumenyana pe kuko uri umukunzi wanje wakadasohoka ariko sindakubona. Nawe Kwizera Adeline yaranditse ati amen. Sengera nanjye Imana impe mwuka wera nkunda abantu bavugira Imana. Uramukorera iki? Ndamusengera Imana imuhe mwuka wera. Yego. Kandi nizira ntashidikanya yuko iramuha mwuka wera. Yego. Urabigenza ute? Ndabigenza ute? Ndamusengera. Nawe usara gusengera ugango ubone umwuka wera? Njyewe? Oya. Narasenze. Nkajya mbwira n'abantu ngo dufatanye gusenga. Yego. Baransengera Imana impa mwuka wera. Rero nawe asenge no mu kwizera kwe nanjye ndasenga musengera kugira Imana imuhe mwuka wera. Yego, uramufasha rwose. Erega ubundi mwuka wera Yesu agiye kujya mu ijuru, sibyo? Yaravuze ati ntabwo mbasize nk'imfubyi ahubwo nzabohereza umufasha. Uwo mufasha ari wo mwuka wera. Haleluya. Nuvuga ngo umwuka wera ni umufasha twasigiwe na Yesu. Kandi umufasha agufasha mu byo udashoboye kugira ute kwikorera. Mwuka wera yaraze akomeze kubana natwe. Na Adeline rwose Kwizera Imana imuhe mwuka wera. Yego. Wowe iyo urebye ubona akamaro k'umwuka wera ari akahe Clarine? Akamaro k'umwuka wera. Akamaro k'umwuka wera. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Akamaro k'umwuka wera no gusenga. Ugakiza abarwayi. Gusenga abantu bari mu makode bakavamo. Yego. Yego. Hari naho mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 navuze ngo icyakora muzaba abagabo umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu Yudaya no kumpera z'isi. Bivuga ngo iyo udafite umwuka wera guhamya nyine biragora. Yego. Yego, umwuka wera yaraze abane natwe. Yego, reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe ibice 10 umurongo wa mbere twumve uko hatubwira. Dusome mu izina rya Yesu. Yohana
aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we, mu maso ye hasaga n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga. Avuze iryo jwi rirenga, guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako. Kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ubuzigame kuvuze ubizigame bibe ubwiru ntubyandike. Nkomeze. Amen, amen, amen. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru. Aleluya. Amen. Ngo mbona marayika ukomeye ava mu ijuru aje gukiza abarwayi. Aleluya. Amen. Ngo mbona marayika aje amen. Amen. Aleluya. Amen. Mbona marayika aje gutanga urubyaro. Amina. Haleluya. Amen. Mbona marayika aje guhumura impumyi. Amina. Haleluya. Amen. Mugire kwizera ngo kandi Imana itagutanze nta cumurozi yagutwara. Nukuri. Amina. Haleluya. Amen. Mbona marayika. Aleluya. Amen. Uje Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mbona marayika w'Uwiteka. Yego. Amina. Haleluya. Amen. Imana ihazwe kwifuza kwanyu. Amina. Haleluya. Amen. Zina ryawe nirihimbazwe. Amen. Ababyeyi badafite abana mbifurije ko mugiye kubona abana kubera Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ibagirire neza cyane kandi Imana ibakomereza amaboko. Aho ubona nta nzira, nawe ubona nta nzira zacamo, Imana yarabishoboye. Haleluya. Ngo n'agashishiri kari munsi y'umukara mu rutare rw'umukara, Imana irakare kandi nzi neza yuko nta kiyinanira. Haleluya. Imana izatugirira neza. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Dukomeze. Yego. Ngigicu umukororombya uri ku mutwe we. Haleluya. Amen. Imana iraje. Haleluya. Amen. Imana ije kutugirira neza. Imana ije gutanga urubyaro. Imana ije kuzura abapfu. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Nzi neza yuko Imana izabikorera kuyubahisha. Nukuri. Haleluya. Amen. Icyambere ni ukwizera. Amen. Amen. Haleluya. Imana izatugirira neza cyane. Mupapa Imana izakugirira neza. Nawe mukobwa Imana izakugirira neza. Nawe musore Imana izakugirira neza. Haleluya. Imana izatugirira neza. Muve mu byo murimo. Haleluya. Dushaka Imana. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana izatugirira neza. Haleluya. Imana izatwubahisha. Amen. Amen. Ongera usomere. Yego. Zaburi y'ijana. Zaburi y'ijana. Zaburi y'ijana twumve icyo hatubwira. Genda gake. Yego. Zaburi yo gushima. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Haleluya. Amen. Ngo mwabari mu isi yose mwe. Haleluya. Amen. Muvugirize Uwiteka impundu kuko Imana ije kuturengera kandi Imana ije kudutabara. Yego. Haleluya. Emera ubinsuzugurwa. Amina. Haleluya. Ariko igihe kimwe kizagera uzatabarwa. Yego. Amina. Haleluya. Amen. Komeza. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Imana izatugirira neza. Mukorere Uwiteka kandi muze mu maso ye munezerewe. Haleluya. Amen. Amen. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana izatugirira neza cyane. Haleluya. Nimushaka Imana bigishobotse.
amina haleluya. Bapapa nimushaka Imana ibigishobotse, bakobwa nimushaka Imana bigishobotse, amina haleluya, kuko Imana ije guhemba no guhana. Haleluya, Imana izatugirira neza cyane, amina haleluya. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye. Amen. Amen. Haleluya. Ngo muze mu maso ye muhimbaza. Haleluya. Amina haleluya. Imana izatugirira neza cyane. Nukuri. Haleluya. Amen. Amina haleluya. Biryo by'Imana na amashimwe. Haleluya. Iki ukora ukagenda ukavuga ati Uwiteka, ndagushimye kuko wakinkoreye, ndagushimye kuko wankuye mu menyo y'abasitsi. Haleluya. Ukayishima. Amina haleluya. Nayo iravuga ati mwana wanjye ndurukiye kubana nawe. Haleluya. Imana izatugirira neza. Kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ni inyembabazi. Haleluya. Mwana w'umuntu yakubikaho umujinya, ariko nzi neza yuko Imana idahemuka. Haleluya. Amina haleluya. Imana izatugirira neza cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Sawa, ari ijambo narifite niryo. Imana iduhana umugisha. Yego, Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro, reka tugusaba utange nimero ku buryo wakumva yafashijwe yaguhamagara mugafatanya gusenga. 07 18 13 685. Yego, karibu n'isengesho dusoze. Imana ikomeze kuturinda. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri isambu itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Uwiteka ntawe gutegereje ngakorwe n'isoni, izina ryawe nirihimbazwe. Mana watabaye ababyeyi batwite twarabibonye. Daniel mu rwobo rw'intare uramurengera, na Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro warabarinze. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndasengera abamama, ndasengera abakobwa, ndasengera ndetse n'abapapa, ndasengera n'abamama. Uwiteka ndakwinginze ngo waza kwifuza kwabo, bakomereza amaboko kuko ushoboye byose. Iyi saha barakwitabaje nk'Imana, ndakwinginze ngo ubabere maso kandi ubabere ku rugamba. Iyi saha nta wundi bakwitabaza atari wowe. Bahamagaye bamama babo babihakana, ariko icyo ngukundira nuko utihakana abana bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Komeza ubane natwe kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.